amaguru yacu atujyana aho dushaka buri munsi ku bugenge bwayo yihariye, yaba ari mu kuzamuka za etaje, gukonkoboka ahamanuka cyane, cyangwa se kubyina no gutarama kugeza mu rukerera. Ariko se ujya wibuka ko burya amaguru yawe ariyo yikoreye ibindi bice by'umubiri wawe? Ese waba warigeze utekereza ku miterere y'amaguru yawe n'icyo bigufasha cyangwa se icyo bituma udashobora? Iri ni itandukaniro rishobora kugaragara nk'iridafite icyo ritwaye, ariko mu by'ukuri rishobora gutanga amakuru y'ingirakamaro ku bijyanye n'uko uhagaze mu buzima, uko ingingo zawe zimeze, uko wazikosora ndetse n'uko wiyumva mu mubiri wawe. Tugiye kubisobanura byose ntawe dusesereje cyangwa duciriye urubanza, ahubwo turafashanya kurushaho kumenya uko imibiri yacu iteye. Ariko mbere na mbere reka tubashimire mwese abakurikirana utuntu tw'ubwenge, turashimira kandi n'abakomeza kuduha ibitekerezo. Turashimira byimazeyo abamaze gukora subscribe kuko batwongerera ingufu zo kubashakiriza inkuru ku buzima. Nawe utarakora subscribe nuramuka unyuzwe n'iki kiganiro, twakwisabira gukora subscribe ukinjira mu muryango w'utuntu tw'ubwenge. Wibuke kandi no gukanda ku gashusho k'inzogera, bityo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Inshuti zacu rero, mukomeze muduhe ibitekerezo, aho mwanyuzwe mukande like na share, mubisangize inshuti zanyu. Tubahaye ikaze nanone kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge, nge banyita Twige. Ubushakashatsi bugezweho bwerekana ko imiterere y'amaguru ari ikimenyetso cy'ukuntu amagufa, imitsi n'umubiri muri rusange bikorana. Ntibikwiye kugaragara gusa nk'uburyo bw'igihagararo cyangwa estetike, ahubwo bikwiye gufatwa nk'amahirwe yo kumenya ibyo umubiri wawe ukeneye. Ibyo tugiye kubagezaho ni ibyavuye mu bushakashatsi bw'ingeri zitandukanye ku buvuzi bw'ingingo n'indwara z'imikaya n'amagufa, ku bijyanye n'imiterere ine y'amaguru nk'uko byemezwa na David J. Magee, umwarimu wo muri University of Alberta yo muri Canada, mu gitabo cye cyitwa Orthopedic Physical Assessment. Mbere yo kubagezaho iyi miterere itandukanye y'amaguru, reka dushimire Musizana wadufashije guhindura amagambo amwe n'amwe mu Kinyarwanda. Imiterere ya mbere tugiye kuvugaho ni amaguru agororotse kandi aringaniye n'umubiri. Uburyo agaragara ni amaguru agaragara ari mu murongo ugororotse kuva ku matako kugeza ku birenge. Nta mwanya ufatika uba uri hagati y'amavi cyangwa hagati y'amatako. Ibisobanuro by'iyo miterere ni uko imikaya n'amagufa biba biri mu murongo mwiza kandi wuzuye. Ibiro by'umubiri nabyo biba biringaniye neza ku buryo bitagora bikabije amavi cyangwa amatako. Abantu bateye gutyo boroherwa n'imyitozo ngororamubiri nko kwiruka n'indi. Iyi miterere y'amaguru igaragaza ko umubiri uhuje neza mu buryo bunoze, bikorohereza umuntu kugenda, kwiruka cyangwa se guhagarara igihe kirekire. Ntacyo wahindura hano, ariko ni ingenzi gukomeza kwifata neza, wicara neza, ukambara inkweto nziza zidahengamye no gukora imyitozo irimo kurambura amaguru buri gihe. Imiterere ya kabiri tuvugaho ni amaguru y'imitego mito. Aya ni amaguru agaragazwa n'uko amavi aba ajya kwegerana kimwe n'ibirenge, ku buryo ubona umwanya hagati y'imirundi yombi n'amaguru. Ibi bikaba bikunze guterwa n'ukuntu amagufa ateye rimwe na rimwe, bigaterwa no kubura vitamine D mu bwana cyangwa uburwayi bwa arthrose. Ubu buryo bushobora gutera gusaza kw'amavi vuba cyangwa kugira ibibazo mu gutambuka. Gusa abafite amaguru y'imitego mito ntibagomba kugira ubwoba, kuko iyo biteye ingorane, gukurikiranwa kwa muganga hamwe n'imyitozo igamije gukomeza imikaya bishobora kugabanya ingaruka. Mu by'ukuri, ubushakashatsi bwerekanye ko baba bafite ibyago byinshi byo kugira indwara y'amavi mu gihe kizaza. Ibyiza rero ni ugukora siporo zoroshye nka pisine cyangwa koga, gutwara igare cyangwa kugenda n'amaguru ariko mu butaka budakakaye.
ikindi ni uko baba bagomba kwirinda siporo zikomeretsa amavi nko gusimbuka. Ku mwanya wa gatatu turavuga ku miterere y'amaguru ajya gukora ishusho rya X cyangwa X. Aya maguru agaragazwa n'uko amavi aba yegeranye ariko ibirenge byo bitandukanye. Amaguru aba ahengamiye imbere. Akenshi biba ku bana kandi bikikosora ubwabyo uko bagenda bakura. Ibi bikunze kuboneka ku bana b'imyaka 2 kugeza kuri 6, bikaba ari ibisanzwe kuko bigenda byikosora uko umuntu akura. Ariko iyo biramutse bidahindutse kugeza ku myaka yo hejuru y'ubugimbi, biba bigomba gusuzumwa. Ku bantu bakuru bishobora guterwa no kunanirwa mu bworo bw'ikirenge, kutagira imbaraga mu myanya runaka y'umubiri cyangwa kubyibuha cyane kw'amatako. Kugira amaguru ateye atyo biherekejwe n'ububabare cyangwa kutabasha kugenda neza, bisaba ko umuntu ajya kwa muganga w'indwara z'ibirenge cyangwa kinesiothérapeute ndetse n'inkweto zabugenewe zo bita semelle orthopédique bishobora kugufasha cyane mu buzima bwa buri munsi. Gusa iyo miterere ikabije iba ishobora gukosorwa n'inyunganirangingo. Ku mwanya wa 4 ari wo wa nyuma haza imiterere y'amaguru y'imitego ikabije. Hano amaguru agaragara atandukanye cyane rimwe na rimwe no mu gihe umuntu ahagaze cyangwa yicaye ntacyo akora. Bishobora guterwa no kudahuzwa kw'amagufa yo mu rukenyerero n'ayo mu matako, kwihina gukabije kw'imbere kw'amaguru cyangwa imiterere yo mu bwana itarakosowe. Akenshi binajyana n'ububabare butandukanye mu mugongo, amatako cyangwa amavi. Icyakorwa rero cyaba gukorerwa isuzumwa ryimbitse ku buryo bw'imiterere y'amaguru hamwe n'imyitozo yo kongera imbaraga z'umugongo nka gainage, bikaba bishobora kugufasha kumva uruhutse kandi bikagabanya uburibwe buhoraho. Ahantu iki kibazo kirenze bisaba ko hifashishwa inyunganirangingo. Mu gusoza twavuga ko inzobere mu by'ingingo zivuga ko burya nta maguru meza ku buryo budasanzwe abaho, kandi si imiterere y'amaguru cyangwa uburyo uhagaze bigena agaciro kawe. Nk'uko bikunzwe kuvugwa, ku isi burya twese turi ba ngendahimana. Icy'ingenzi ni ukumenya ibyo umubiri wawe ukeneye no kuwitaho uko bikwiye. Niba wibona muri imwe muri iyi miterere ukagira n'ibimenyetso by'ububabare cyangwa kutisanzura mu kugenda, wagisha inama muganga w'inzobere mu ngingo, orthopediste cyangwa se kinesiothérapeute. Kumenya uko uhagaze ku miterere y'amaguru ni intambwe ya mbere mu kugira ubuzima bwiza bw'ingingo, kuko burya amaguru niyo afata ibindi bice by'umubiri. Tubashimiye rero kubana natwe, mwaduha ibitekerezo hasi muri comment cyangwa mukatubaza aho mutasobanukiwe, ubundi niba mwanyuzwe mugakora like na share mugasangiza iki kiganiro abanyu. Tubane no mu biganiro by'ubutaha kandi turabakunda, mugire ibihe byiza.